Chiri live John Patrick waramutse. Waramutse neza Maurice. John Patrick urakoze cyane urahagane muri kino gitondo ese waba uri kumwe n'abanyeshuri bize muri izi kaminuza turi kuganira ku bijyanye na bourse muri kaminuza. Ubu ngubu tuvugana ndi Gikondo hafi ya Merezi ya kabiri umanuka ujya ahitwa mu Gashyekero niho nari ndimo manuka njya kureba umunyeshuri witwa Chance bari baremerewe bourse ariko hinduka ntibaze kuyibona nawe rero twaganiriye nari nzi ko yiga nsanga we ntago ariho yigaga ahubwo we yari yarabonye bourse yo kwiga muri IPRC Gishari ariko nyuma biza guhinduka nyuma atangira gushaka izindi nzira zo kwishakisha uburyo yakomeza kwiga muri isi. Kuri kuvuga ngo yari yarabonye bourse ese yaje kuyibura nyuma byagenze bite? Reka wenda nganire nawe gato yatubwire byagenze ngo ibintu bize guhinduka kuko uri umwe mu banyeshuri bavuga ko bari baremerewe inguzanyo cyangwa se bourse umwe mu banyeshuri 400 byagenze bite ko byaje guhinduka bakavuga ko systeme ngo mwayihakinze tubwire story yawe cyangwa se inkuru yawe yuko byagenze. Murakoze cyane imbere na mbere nanjye ndi umwe mu banyeshuri gusa bwa mbere bwo sinzi ko byagenze kuko natwe ntabwo ari twe twahinduye byari ibyemezo bye byafashwe na HEC mbere na mbere batweretse yuko twemerewe inguzanyo nyuma yaho baza gusohora indi link ducaho tureba niba twemerewe inguzanyo dusanga ntabwo twemerewe inguzanyo bo twahise tujya kubaza ikibazo cyacu bo yewe dukora n'ubujurire tujya kukibaza batubwira yuko mbo umuntu wa mbere wadusobanuririye ni Theo bo yatubwiye yuko twahakinze systeme John Patrick byashoboka ko twebwe duhakinga systeme yabo. Ndimo ndakumva Maurice. Ijwi ryari ribuze ariko turakumva neza ubu noneho biragenda. Yego wakomeza kutubwira bo ikindi kibazo wenda gikomeye twahise tugera bo batubwiraga yuko twebwe twinjiye muri systeme mbere bo kandi imbere ntabwo byari gushoboka yuko winjira muri systeme ikigo runaka cyangwa nyiri systeme kitaragwa access y'uburenganzira mu yandi magambo mu rurimi rw'ikinyarwanda uburenganzira bwo gukoresha systeme yabo ntabwo byari gushoboka batubwiye yuko twahakinze systeme yabo mbese tuzi yuko abahaka mu yandi magambo batemewe ni gute niba twarahakinze systeme yabo tutafunzwe ni gute batadufasha ngo baturege nabo batujyane mu nkiko. John Patrick urakoze cyane reka ngaruka hano muri studio Safari Emmanuel byatangiye nzi ko turi buganire ku mihigo yeshejwe mu guha bourse abanyeshuri ariko ndumva ibibazo byagiye bizanwa n'ikoranabuhanga abanyeshuri bigeze babitabaza ikibazo cyabo mwacyumvise mute? Abanyeshuri baratwitabaje nubwo twe tudakoresha system ariko twagejeje kubatega amatwi tugaruke ku biganiro baduhaye ababishinzwe nibaza yuko giye cyo dushingiraho twebwe tuvuga ko abanyeshuri barenganye ni procedure iyo systeme hari uburyo bakoraga mbere no haza kubaho systeme y'uburyo abanyeshuri bagomba gusaba inguzanyo ugiye no kureba dufite format hari formulaire hari inzira bagomba kunyuramo basaba bayinyuzemo ngira ngo n'ubuhamya mwabwumvise kugeza ubwo iyo ukoresha rero systeme twese dusaye dukora ibintu online iyo ukoresha systeme ugenda ukurikiza umurongo ku wundi ruvuga ngo bageza ahantu baravuze bati twe dushaka bourse nkuko yabivuze koko kera bajyaga muri za miniseries bakajya he ariko ubungura no kwinjira muri systeme naho bayinjiyemo bari informed bafite amakuru yose yo kwagwa kwinjira muri systeme bagiye binjiyemo icyo kintu rero bavuga ngo erreur iyo erreur yaba yarabaye nibaza ko ariho hari confusion kumva ngo erreur yashyizweho nande erreur yagenze gute ni gute se ahubwo ndibaza yuko bakwiye kwemera bati ubwa mbere twarabyize dusanga nibyo nyuma twisubiraho ariko kuvuga ngo habayeho erreur binjemo par erreur niho handi bavuze bati natwe dukurikiranwe kuko systeme ntabwo aribo bayishyizeho kuvuga ngo rero
nimba barinjiyemo bakagezaho bemererwa kwemererwa s'il vous plaît kwemererwa hari mo ivuga ngo niyo submit the document baravuga ati document by submitted ni system ibyemera noneho usabye winjiye muri system yo gusaba inguzanyo hageze ahantu baravuga bati inguzanyo iremewe ako kantu arakabonye umwana ikindi agomba gukora ni igiki ni ugukurikira procedure kwiyandikisha gutanga ibyangombwa byose kwitegura kugira ngo ajye ku ishuri ni ukuvuga ngo rero hari ahandi hantu hagomba gusobanuka neza urumva basobanure nimba ni systeme cyangwa se ni ukwiyandikisha kubera ko n'igihe cyari cyararenze kuko bazanyemo na question ya budget ya budget kuvuga ngo abo du planning nabo muri uyu mwaka nabo muri uyu mwaka ese ikibazo bagize nuko biyandikisha barangije mbere cyangwa se batajyanye n'uyu mwaka cyangwa se nuko ni systeme ni ibintu bibiri bigomba gusobanuka. Urakoze cyane uvuze ereri abantu turi kumwe hano ari Dr Rose ndetse na Wilson mbona babihakaniye rimwe kubera icyo avuze ereri mukabihakanira rimwe byabigenze bite nta ereri mwemera mo hari yabaye sorry please yego ereri nyivuze nshingiye ku byo bavuze ngo ni ikosa ryabaye yego ni ikosa aho ngaro niho bakwiye gusobanura neza bakamenyeka ni iryo kosa ryakozwe n'abanyeshuri biyandikishaga cyangwa ryakozwe n'ababahaga ubwo. Urakoze cyane abakoze ikosa n'abanyeshuri cyangwa ni abakoze system nta kosa ryabaye reka nze yenda sobanure neza yego gutanga bourse bigira criteri nizo twavuze criteri ya mbere nuko twebwe tubona abanyeshuri duhawe na institution zimaze kubemera abanyeshuri bakanyura muri system twarangiza dukurikije umubare wabo twahawe na budget dufite tugatangira tukabashyira muri kategori karikera nkuko twabivuze byari ibyiciro by'ubudehe byari ibinibi noneho ubu ngubu nta byiciro by'ubudehe na amanota ariko twazanye indi criteri kubera ko nabisobanuye neza abanyeshuri bari batubanye benshi dushyiraho criteri y'umwaka barangirijemo kugira ngo dushobore kuba twagaba ndumva umuntu wo muri Caradona aramwumvise avuga ngo ntabwo ari ikibazo cya budget kandi natangiye nsobanura yuko ubu ufite umubare wapangiye wasabiye amafaranga iyo umaze kubona abanyeshuri 4,000 birenga kandi warapangiye 3,000 ni ukuvuga ngo ushyiraho criteri ugenderaho abanyeshuri imibare yatuse muri RP bahita binjiramo bya bindi bigenderwa tutabishyiramo nkuko babibajije uyu munsi system cyo gihe yari ifunguye kubera ko abo muri Université y'u Rwanda nabo binjiragamo ariko ubu twatangiye gushyiramo za filters ushyiraho ni ryari iyo bije turafunga kugira ngo tutazongera guhura n'izo ngorane none rero ntabwo twabahaye bourse kuko itangazo ryacu ryasohotse ku itariki 28 kandi nkuko babivuze binjiye mu mbere nta kuntu wamara muri iryo tangazo niho twasobanuye igihe icyo twashingiyeho niho twabahaye link nshyashya bakubwiye ko yari afite amanota 40 nangahe ariko uyu mwaka twafatiye kuri 73 yenda nsobanura ikindi inguzanyo ni inguzanyo yego ngira ngo twese tugiye muri banki uyu munsi kujya kuguza amafaranga hari ibyo badusaba bagenderaho bakabisuzuma bakabireba barangiza bakaguhamagara ngo ngwino usinye kandi noneho ni ukuvuga yuko twaranabisobanuye kenshi twakwima umwana w'umunyarwanda inguzanyo yo kujya kwiga kandi azagaruka akaza amafaranga akayishyura tuyimwemera iki kandi amafaranga aturuka mu misoro nawe atanga ni ukuvuga rero ngo ba system binjiyemo bakoresha uburyo bwari buriho bw'umwaka ushize babona amakuru atariyo nyuma tubaha amakuru nyayo ndumva muri aba bana harimo umufite Eric warangije ryari wowe mwaka 2020 2021 ufite amanota angahe kuri bira byasohotse uyu munsi muri iriya link twaguhaye ufite angahe amanota 72 wowe warangije ryari narangije 2021 ufite angahe wowe 72 ufite 72 ari munsi y'umurongo twakatiyeho noneho twari twaranatekereje yuko yenda muri Université y'u Rwanda hazajyamwe abanyeshuri bakeya hakagira amafaranga twasagura tukaba twabaha ariko nabo babaye benshi iki gihugu cyacu kirabyara budget yatubanye nkeya abanyeshuri bashaka kwiga ni benshi
ubushobozi ntabwo hari buhagije kwigisha bose ababyifuza kandi ikindi navuze yenda bona nabizi koko ni nabyo harimo abana b'abakene ntabwo tubihakana amafaranga mwatanze twari twanabagiriye n'inama ngo niba mudashobora kuba mwakwiyishyurira mushobora no kuba RP yabasubiza kuko wagenda ukiga ugasaba n'inguzanyo ahandi ukaba wakwishyurira rero kuvuga ngo twarabahaye hanyuma nta tangazo twari twagatanze ngira ngo wenda na Wilson yanyunganira twari tutaranohereza na liste muri BRD kuri iyo tariki ntabwo twabaha buruse ngo turangiza turibambure rwose ngewe nagira ngo niba n'abanyarwanda banabyumva ntabwo twashyiriweho kugira ngo tubuze abantu kubaho no kugira ngo babone inguzanyo kandi iyi nguzanyo bazayishyura. Murakoze cyane mwashinzwe ngo guhakinga yego hari icyo washaka kuvuga Eric? Icyo nashaka kuvuga nashaka kuvuga kuri iyo ngingo murabahakazi irivuga ngo turabahakazi ngo twinjiye muri systeme yabo wenda reka mbaze uno mubyeyi ikibazo kimwe niba koko ariko byagenze twaba twarinjiye muri systeme bataramara gushyira muri miniseries none nk'umuntu w'umubyeyi unyuze ku mwana ari mu nzira ukamuhutaza ukabona huye n'ibibazo bitewe n'imikorere cyangwa n'uburyo ugenzemo wamusigaho ngaho ukamwihorera ikindi kintu nshaka kuvugaho niba byarabaye gutyo kuri HEC tugahakinga none umuntu utemerewe inguzanyo agera muri systeme za BRD kugira ngo asinye amasezerano bigende gute? Urakoze mu kanya gato turavugisha Sandra ari Karongi. Sandra ari Karongi. Sandra niba twumva waramutseho? Aramutse neza. Witwa Sandra irindi ninde ese wowe bino turi kuvuga muri studio byakubayeho bourse wari warayihawe uri kwiga kuri ubu ngubu byifashe bite? Nitwa Sandrine Uwizeyimana. Ibyo ngibyo rero kuvuga ngo twarahakinze ntabwo twahakinze ahubwo twabonye link twinjiramo tubona ko twabonye inguzanyo gusa kuri uyu munsi ntabwo batwemereye gukora ikizami. Murakoze. Urakoze cyane ko bavuga ko nta link wari wahawe Sandrine byaba byifashe bite? Sinzi wenda impamvu arimo abivuga ariko link zaje kuri telefone tuzinjiramo tubona ko twabahawe inguzanyo. Ntabwo numva ukuntu umuntu yahakinga ibintu muri systeme akabibonamo kandi nta birimo. Ntabwo bishoboka ko yavuga ngo nta birimo. Kuri ubu ngubu byakugeze izihe ngaruka Sandrine wicaye mu rugo? Oya ndacyari ku ishuri gusa natinye gutaha kubera ko navuye mu rugo bagurishije umurima bagurishije n'ibintu byari bitunze umuryango. Oh no, watinye gusubira mu rugo kuko uzi ko wahavuye hari ibyo bari bagurishije. Uraza kubaho gute rero biraza kugenda gute? Ntabwo nanjye bizi kuko ndi kumva ntari butahe mu rugo ntabwo natinye no kubibabwira pe. Nanjye ntabwo nzi neza ikintu nakora ariko gutaha mu rugo ntabwo bishoboka. Sandrine, hari ubuyobozi waba waritabaje uramutse umaze kumva uhuye n'icyo kibazo witabaje izihe nzego? Twandikiye minisiteri ngo adufashe dusaba karado kudufasha no muri HEC tubasaba ubufasha gusa twabonye bitari gukunda inzego zose twarazengurutse dusaba ubufasha. Urakoze cyane Sandrine mu kanya gato ndagaruka. Safari Emmanuel, Sandrine ngo yanze gusubira iwabo kuko yahavuye bagurishije umurima n'amatungo afite isoni zo kuhasubira byarahavuye babwiye ko agiye kwiga abonye inguzanyo. Aba bana iki ngiki gifatwa nk'ikosa cyangwa mu burenganzira bwa muntu mubifata nk'akarengane ni ikosa bigenda bite? Kuko abayobozi hano baravuga ko nta kosa ryabayemo abana aribo binjiye aho batari bahabwa karibu. ngira ngo hari ikintu abantu bakunda kuvuga kureba impamvu yabiteye. Nimba uyu mwana afite ikibazo uyu munsi akaba yarageze n'ahantu yinjiza ababyeyi be muri za dépenses runaka akagurisha ihene akagurisha amatungo akagurisha ibiki kugira ngo ajye kwiyandikisha ashingiye kuri ya system za nzira yagomba kunyuramo yiyandikisha asaba inguzanyo arayemerewe amaze kwemererwa okay umaze gupwiza system umaze kwiyandikisha ukavuga ngo inguzanyo urayibonye nta kindi nukikora ku mufuka kureba uburyo uzagera aha hantu. Nimba rero abana bari bahura n'ikibazo uyu munsi nyirabayazana se ninde? Nyirabayazana n'abantu bashinzwe izo service bashinzwe gutanga izo nguzanyo bashinzwe gutanga guha bourse abo banyeshuri. Nuvuga nimba ndi mu kibazo uyu munsi ndavuga se ngo ninde?
ninde se wabiteye ko iyo system itaza kubifunguye nimba yari y'umwaka ushize bari guhita bakoresha uburyo kugira ngo bayifunge rero bashyiraho system nshyashya kuko bagendana n'ibihe bazi n'ibyo bakoreshaga umwaka ushize bazi n'ibyo bakoresha uyu mwaka rero gutuma ninjiramo noneho nakwinjiramo bikaba successful ruvuga ngo ndemerewe maze kwemererwa n'ikoti narigurisha nimba rero abana bari mu bibazo muri no munsi nibaza yuko nk'abayobozi bakwiye kwiga uburyo bashobora kubafasha gusohoka muri icyo kibazo bije ndabizi turabizi ko ingengo y'imari irategurwa ariko ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo kiriya kibazo ntabwo kizakemuka ahubwo hakwiga uburyo abo bana bafashwa kugira ngo basohoke muri ibyo bibazo bahuye nabyo ubuvugizi bwo bugomba gukoreka ariko kuvuga ngo urabarajise gutyo ni ikosa ryabaye ikosa se ryatewe nande nibo bariteye se ntabwo aribo bakreye ibyo bibazo bari mu uyu munsi ese mu by'ukuri uyu mwana umurazi imiryango nyarwanda nyine ikennye ko umuntu ajya gusaba bourse akennye ashaka kuzafashwa noneho azanayakorera narangiza noneho aragiye yagurishije ihene yagurishije nkagurisha ibiki umubyeyi aho ngaho aravuga ati mwana wanjye genda ejo n'ejo bundi akabona aratashye ese abo bantu barimo barashyira umwikomo kuri bande kuri abo bana cyangwa kuri systeme ntazi aho itangira nahirangira ni systeme yose ni igihugu cyose ubundi murakoze Eric reka mfata umubyeyi we mwite Mukabagwizadera ni umukecuru w'imyaka 65 arorora arahinga ariko ntiyifashije Eric araje amubwira ati mama dore SMS ngiyi nayabonye amanota narakubwiye none leta impaye bourse tugurisha amatungo abiri n'umurimo umwe ngomba kujya ku ishuri vuba na bwangu umukecuru agiye ku gitutu kuwa gatandatu ahita ajyana itungo ku isoko none Eric ashobora kuba ari hano i Kigali yaratinye gusubira iwabo kuko azi ko yahavuye mukecuru agurishije twose yari afite ikibazo cyakemuka ku ruwe rwego Dr. Yewe ntago mbizi abantu sibwo bwa mbere umuntu asaba inguzanyo yenda ntayibone ngira ngo iki kibazo yenda ahantu abantu bagifashe uko kitagomba kuba kimeze yego umuntu ugenda akagurisha umurima wabonye itangazo kuri 20 na kanga hari kwa gatatu akabona umuntu umugurira umurima uwo munsi mu gitondo akagenda kandi hagati aho amakuru ko karanagenda aragenda kuko tumaze kuyifunga tutaratanga imirongo yagendeweho ngo tubisobanure abenshi basubiye inyuma nyine barabikora bareba icyo amategeko avuga sibwo bwa mbere abantu bari natangiye nsobanura yuko kujya kwiga mu mashuri makuru ntabwo igihugu cyose bose bazajyayo hajyayo abujuje ibisabwa uyu munsi ibisabwa twagendeyeho ni biriya twabahaye rero ibintu ni bibiri icya mbere nkuko nabivuze nari nzi ko bariya abana nibura bafite amanota yegereye hafi na 400 sinzi ko banagezeho yenda ni na benshi ko twabona amafaranga bakaba baguriswa ariko Wilson ari ku rundi ruhande abanyarwanda bajye bakoma urusyo bakome n'ingase twirirwa twishyuza abanyeshuri bagurishwe barangije kera ako kantu komoje Wilson amafaranga ubundi atangwa aragaruka bimeze bite niba byumva yarangiye ite biragenda biza kugera muri bed amafaranga ubundi bona bahagaragara byifashe bite kuko niho ruzinge hari ahantu yaragiye kuvuga ati 400 twagoragoza urakoze cyane urumva ko birimo kuza 400 twagoragoza ntabwo navuze ngo birimo kuza icyo nari ngiye gusobanura yenda Wilson arabivuga nibagoragoza bari aba banyarwanda ariko ntabwo hano twaje mu rukiko ahubwo droit de l'homme nidufashe kuko bafite n'ababaterankunga babafasha ahubwo babagurize cyangwa ngiye kuvuga uti 400 Wilson ashaka gusobanura yuko abanyarwanda bishyuriwe bagurishwe yego abishyura ni bake cyane abishyura ngo ni bake cyane ahubwo tubone n'umwanya wo kubavuga ngira ngo uko deja bivuze gutanga inguzanyo ni ikintu kimwe ariko kwishyura ni ikindi 400 nturi bubagoragoreze ubu mu bibazo dufite bikomeye muri nkuko naho utangiye nkubwira mu nshingano za beri zimwe ifite mu bijyanye n'iskimu no kwishyuza ariko niba hari
aho duha n'imbogamizi zikomeye cyane n'ibijyanye no kwishyura ngira ngo wenda na Safari uhagarariye Credo ushobora gusanga ari umwe muri abo ngabo ba benefitinze ariko umaje ko yishyuye ashobora kugura ko atarishyura ariko si we wenyine gusa ndetse wenda niba nahagarariye n'ikigo cyakorera abakoze bakoresha ubaza abishyura inguzanyo n'imbarwa yugiye simvuze ko Safari wenda ya benefitinze n'urugero natanga gusa just usanga gusaba inguzanyo ni kimwe ariko no kwishyura ni ikindi aho n'umuntu anakubwira ngo no ngo nge ntaga nkwiye kwishyura inguzanyo kugira ngo abana b'Abanyarwanda bandi bige kubera yuko nafashe inguzanyo yo kubaka inzu kubera ko nafashe inguzanyo yo kugura imodoka kandi yigiye ku nguzanyo azi kazayishyura itegeko ririkiriya rivuga yuko yumaze kurangiza kwiga ukabona akazi mu minsi 7 uhite widekarara yuko ugomba gutangira kwishyura kwa benefit akabirengaho abizi neza akagomba gudekarara n'umukoresha we ndetse nawe itegeko rimusaba ko umuntu yabonye guhita mu minsi 7 amudekarara kwijanisha imyishyurire kuri kangahe tugende kwijanisha imyishyurire rwose iri hafi nko kuri 15 iracyari hasi cyane ni hasi cyane n'imbaraga zisabwa ndetse wenda mboneho n'umwanya no kugira ngo wenda tunabivuga hano nubwo tuvuga inguzanyo ku banyeshuri ariko rwose kadukangurira Abanyarwanda umuntu wese uzi yuko yabonye inguzanyo ya leta agomba kwishyura aho ari hose apfa kubona income niko tegeko Safari hari icyo washaka kuvuga icyo nashaka kuvuga nuko tuzanyemo ibintu bibiri bitandukanye kwishyura inguzanyo n'abana bakeneye inguzanyo bitandukanye yego Safari ndakumva munyemerere gatoya reka nyiri icyo mbivugaho nimba uyu munsi batishyura ntabwo ari ikosa ry'abatishyura ntabwo ari cyo twavuze sibyo abatarishyura inguzanyo nibashyireho umurongo dufate mfite ikigo nyobora urwo rwandiko rugaragaza yuko tugomba no kwishyuza n'abo bantu iyo recovery system ya recoveryment ntayo dufite yego sibyo usibye kwa tubyumviye ahangaha ariko system ya recoveryment ni menyeshwa Abanyarwanda bose dukore monitoring kugira ngo habe recoveryment noneho icyo ni kimwe icyo gihe BRD wenda izabireba ariko ku bintu birebana n'aba bana tugaruke kuri iriya jambo banavugiye ahangaha abana twige uburyo ki bashobora guhabwa uburenganzira bwabo. Urakoze cyane. John Patrick, niba utwumva neza John Patrick Gikondo? Ndakumva muri mukanya tuvuganye na Sandra avuga ko yatinye gusubira iwabo kuko yahavuye bagurishije imitungo akaba afite isoni zo kuhasubira. Ese umunyeshuri muri kumwe kubwirwa ko yabonye bourse akaba yaragiye kwiyandikisha byamuhombeje ku kihe gipimo? Ibyo nanjye nibyo nifuzaga kubaza uyu musore turi kumwe kugira ngo atubwire ingaruka ibi byose byaba byaramugezeho. Chance turagira ngo tubwire nyuma ya biriya byose kwemererwa bourse bigahinduka byakugizeho izihe ngaruka, ese bagenzi babo bo muganira byabagizeho izihe ngaruka? Murakoze cyane. Wenda n'iki nicyo nashaka kuvuga, wenda gusa ibintu ni byinshi cyane. Ibintu ushobora kubivuga uri n'umuntu w'umugabo gashiduka warize, ingaruka zo ushobora kuzivuga bukira bugashya, ariko wenda reka mpere wenda kugise kinza mu mutwe cy'ingenzi. Je ari umwana w'umukobwa twaganiriye duhuje iki kibazo, arambwira ati ngiye mu rugo ngubu ntibabizi yuko nahawe inguzanyo nkongera nkayamburwa, n'ejo bundi birthday twohereza message zo gusinya amasezerano natanze ababyeyi banjye nk'abishingizi, babona SMS igaragaza yuko umwana wabo asinyanya amasezerano na birthday, akibaza ati mbese ko ababyeyi banjye bazi ko mfite inguzanyo ni gute nzasubira mu rugo? Umwana w'umukobwa twaganira arambwira ati ntabwo byashoboka ko nsubira mu rugo, icyo ngiye gukora ngiye gushaka umuhungu umbera umusponsor akazajya anyishyurira. Mu yandi magambo yenda mu rurimi rw'ikinyarwanda ni umuntu uzajya umwishyurira amafaranga y'ishuri. Mbese dushobora kwibaza uwo mwana w'umuhungu uzamwishyura amafaranga y'ishuri azayamwishyurira narangiza amubwira ati igendere narakwishyuriye nakorewe umugisha w'Imana? Amahirwe y'ibyo ngibyo ni make cyane. Ese dushobora kwibaza mu yandi magambo igita cyumvikana nuko ashobora kuzavuka abana benshi bari mu icyo kibazo w'abakobwa bashobora kuzatwara inda zitateguwe. Mbese mu Rwanda ko twirwa tuvuga ati twirinde ikintu cyatuma abana b'abangavu batwara inda zitateguwe, none tukaba dutuma ibyemezo bya HEC bikaba biri gutuma abana benshi b'abakobwa bari mu iki kibazo bagiye gutwara inda zitateguwe.
ubwo ngubwo twaba turi gukora iki? kuri wowe bimeze bite wowe byakugizeho izihe ngaruka ku ruhande rwawe? Murakoze cyane. Nari mfite akazi mbere yuko banyereka yuko nemereye inguzanyo. Nari mfite akazi kuko twazibonye haranyuramo umunsi umwe iminsi ibiri tugahita tujya ku ishuri. Mandi magambo kuva ku kazi ntabwo ari ukubyuka ngo uvuga ngo uvuye ku kazi, ni ibintu byo gutegurwa. Ariko ko nabonaga ko igihe cyancitse nahise mfata umwanzuro wo guhita mva ku kazi. Kuva ku kazi nageze ku ishuri bahita bambwira ngo ntabwo twemereye inguzanyo, ngaruka mu rugo. Ngarutse mu rugo kongera gusubirana akazi wambuwe, none hari nawe wiyandikiye ibaruwa yo gusezera ku kazi, bari ibintu bigoranye cyane. Byarangoye mu yandi magambo no kujya kwishura amafaranga ya registration twatanze ntabwo tubizi niba tuzayasubizwa, nabyo ni ikibazo gikomeye. Ku mwana w'umunyarwanda 57,000 ntabwo ari amafaranga aciriritse. 57,000 twatanze kubera ibyo byemezo bya HEC tutazi, bibahora bivuguruza ntabwo tubizi niba tuzayasubizwa, kandi n'amafaranga menshi twe tumaze gukorera tugerageza kwiyubaka. Ubu ngubu twayakoresheje mu izo depense, wagiye ku ishuri ni itike, kugaruka ni itike, ni ibintu byinshi, ni amadepasi menshi. Namaze agahe mu rugo, nza kugerageza ababyeyi banjye bamfasha kongera kubona kandi kazi, ariko ntago bari banyizeye kuko n'ubu ngubu ntago nizeye n'ababyeyi banjye. Ejo ndababwira ati nabonye amahirwe yo kujya kwiga, bafashe amafaranga yabo, bankodesheje amazu yo kubamo, banguriye ibiryo, bankoreye buri kimwe. Ngarutse mu rugo, urumva ni ikibazo gikomeye. Ejo bundi nabwo tubona message za BRD, nababwiye yuko nongeye kubona amahirwe yo kwiga, ntago babyemeye pe. Ntago nakubeshya nanjye mu rugo ntibakinyizeye. Gusa wenda nari mbaye nk'utarukaho gato, icyo gihe ndi mu rugo baje kugerageza kongera kunshakira akazi, ndakabona, ngira amahirwe yo gusubira ku kazi. Ariko ejo bundi nabwo mbona messages ya BRD itwereka yuko tugomba gusinya contract na BRD. Nabone nababwira ati nongeye mbona amahirwe yo kwiga. Nabo ntago babyizeye, ariko ngiye kuko intego ibindi mari ukwiga, nese mfata umwanzuro wo kukavaho njya kwiga. Gusa n'ubundi byaratinze, twongera guhita tubona yuko message batwohereje bibeshye, ariko tugerageza n'ubundi n'ubu ngubu iki gihe turacyagerageza kuvugisha Dr. Rose akatubwira ngo azadufasha. We yavugana n'itangazamakuru akaribwira ko abo banyeshuri batemereye inguzanyo. Mbese ibyo bisubizo tuzabihuza gute? Ni ikibazo. Akenshi iyo umuntu avuganye Dr. Rose arakubwira ati nyohereza registration number yawe n'ikibazo cyawe nzagufasha. Nubwo niko atubwira. Wagerageza kumuhamagara mu nama. Mbese izo nama zidakemura ibibazo by'abanyeshuri, kandi ibyo bigo bishinzwe kudufasha byabibereyeho iki? Nacyo ni ikibazo gikomeye. Ikindi wenda reka ngaruke kwiki, twagerageje gukoresha ibitangazamakuru byinshi ngo bidufashe nk'iki kibazo, bikagerageza uko bikirengagije. Yewe twanavugishije Premier Minister tubwira ko ikibazo cyacu kirimo, twe intekerezo zacu zari kugera kuri President wenyine, niwe twari tuzi yuko azadufasha iki kibazo. Mbese ko twakoresheje amaradiyo menshi, ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, none tukaba tugeze no kuri RBA, tuzagumya kwirukanka tugeze ryari? Dushobora kwibaza, mbese RBA nayo ko ari igitangazamakuru cy'igihugu, ubu nacyo turakirengaho tugumye kwirukanka? Nacyo ni ikibazo gikomeye tuba dufite. John Patrick urakoze. Reka ngaruka hano muri studio nyemerera gato. Wilson, hano hakomeje kuvugwa SMS yaje bwa nyuma ya BRD. Iyo SMS nyemerera gato. Eric, iyo SMS yavugaga iki? SMS ya BRD yaje ku ma email yacu. Ako mugenzi wawe nawe yacecetse cyane. Ni SMS twabonye kuri email zacu, ndetse no kuri short message kuri izi telefone zisanzwe, itubwira ngo nyine nitwa Tuyisengerike dia Tuyisengerike, ugize amahirwe yo kwemererwa. Iyo message urayifite? Ndayifite. Yifungura isome twumve ukuntu yari yanditse. Ndayifite kuri email yanjye. Buri munyeshuri wese yarayihawe. Kandi ntabwo umunyeshuri wahawe inguzanyo ntagire iki kibazo, ntabwo we yayihawe. Nibwo buryo tutabasha kumva ngo nayo ngo BRD yaribeshye. Ikindi kintu tuba tunibaza, bavuga ko HEC arishyikiriza BRD urutonde rw'abanyeshuri bemerewe inguzanyo,
none ubwo twe turi kwibaza niba SMS yari yanditse gute? Iravuga Dear Tuyisenge Eric, congratulations for your government scholarship. Congratulations. Yes. To complete the acceptance requirements, kindly sign the contract with BRD. Drop bahita batanga link uri buco kugira ngo usinye amasezerano na BRD. Amasezerano twarayasinye. Wilson, iyo email itangiwe na congratulation, ikintu cya mbere wumva muri wowe n'akanyamuneza nk'umuntu wawe inguzanyo. Biza kurangira Sandrine yanze gutaha, hari n'undi mwana w'umukobwa uri kuvuga ngo ntago ndi buve i Kigali, dufite Eric na mugenzi we nabo bari muri 400. Congratulation kwivuyemo ikibazo kandi iri entitled kuri BRD. ngira ngo uri ari kuvuga ngo ntago hari ibintu bibiri turi butandukanye. Nkeka yuko Eric na mugenzi we na Sandrine kujya ku ishuri batagiye bashingiye kuri iyo message BRD yaboherereje. Ngira ngo nabo barahari barabizi, bajya kujya ku ishuri ntibashingiye kuri iyo message BRD yaboherereje. Ndagira ngo nze kubisobanura neza kuko bagiye ku ishuri mu itangira rya RP ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu nibwo bavuga ko bagiye ku ishuri. Ariko mbere yuko navuga no kuri iyo message, umunyeshuri kugira ngo ajye no kujya ku ishuri, na Sandrine yabivuze, abona iyo link yayinjiyemo, iyo HEC navugaga yabahaye, ihita imwereka yuko yemereye inguzanyo cyangwa atanayemerewe. No kuvuga mbere yuko amashuri atangira, mbere yuko RP itangira, aba banyeshuri bari bazi yuko nta nguzanyo bafite, kubera yuko ya link yabahaye nabo bari hano binjiragamo ikababwira yuko batemerewe inguzanyo by then, mbere yuko bajya gutangira ku ishuri RP. Abandi bemerewe inguzanyo binjiragamo ikababwira yuko bahaye inguzanyo ari nabo basinye amasezerano na BRD. Ubwo ndacyavuga kuri aba RP. So nkeka yuko rero kujya ku ishuri nabo ubwabo bagiye bazi neza yuko batemereye inguzanyo, kuko bari bamaze kubona link yo binjiramo bagahita babona yuko batemereye inguzanyo. Ahubwo nkuko bavugaga wenda ni kwa kundi bavuga ati wenda mbere nari nabonye yuko nyemerewe, reka ngerageza amahirwe nashobora kuzagera ku ishuri bakanyemera. Bakoze cyane. Ngo wagiye ku ishuri ufite uzi neza kutabyemerewe, kuki wagiyeyo? Ngewe nagiye ku ishuri nzi ko nemerewe inguzanyo. None se ubwo ahubwo naje kumenya ko ntemerewe inguzanyo nageze ku. Niki cyakwemezaga ko wagiye ku ishuri wemerewe inguzanyo? Ngewe hano mfite urupapuro bampaye ninjije muri system namba yanjye, mpabwa urupapuro rumbwira ko nemerewe inguzanyo. Noneho nkigera ku ishuri nibwo naje kumenya amakuru ko ni inguzanyo yakuweho yavuyeho ngomba kwishyura nk'umu private. Ubwo nkimara kumenya ko ndishyurwa nk'umu private, nese nza hano kuri HEC. Kuri HEC narahaje, noneho bambwira ukuntu wenda bashobora kuzadufasha nyuma, baranambwira ati wowe ubusubiye kwiga bizakemuka. Nagendeye ku cyizere bampaye. Ntago bakubwiye bati ntibishoboka itahire waribe? Ntago bambwiye ngo ni nitaha, ahubwo ngiye barambwira ati direct wikwirwa unanyura no mu rugo hitutaha ngo hitusubira ku ishuri. Ngiye nasubiye ku ishuri, nagendeye kuri icyo cyizere, nibwo naje kumenya ko kuri liste ntemerewe gukora examen, byabaye ngombwa ko ntaha. Ubwo nuko byagenze. Nyakose kangira ngo hari ikintu bari babajije kubijyanye na tutakivuzeho, kubijyanye na SMS ya BRD babonye ibabwira gusinya amasezerano. Natangiye mvuga yuko RP yatangiye mu kwezi kwa gatatu, ari nabwo abanyeshuri nubwo avuga ngo yagiye ku ishuri yamaze kubona rya link twababwiraga imuherezanuza, ariko nuko yinzi avuga ngo yashingiye kuri rwa rupapuro yabonye mbere yuko system bashyiramo control cyangwa kuri tere. Ariko ubwo butumwa bwa BRD babubonye ejo bundi mu kwezi kwa gatanu. Kwezi kwa gatanu aribwo abanyeshuri ba UR bahabwaga nabo inguzanyo. Ngira ngo rero aho wenda niho dushobora kureba ikosa ryabaye rite, nkuko twabwiye mu guhuza systeme zombi. Systeme ya BRD ifata abanyeshuri bemereye inguzanyo bari muri systeme ya HEC. Noneho aba banyeshuri maze kubabona nibwo habamo direct message
system ihita iyo maze kubona umunyeshuri ari muri system ya HEC yemereye inguzanyo ihita imwoherereza message nk'iriya basomye kuko turemera yuko iriya ni message yoherezwa na system ariko ho niho habayemo wenda ka error aho babanyeshuri ba RP system ya HEC mu kubashyiramo bajya gushyiramo aba UR babandi bemereye inguzanyo nabo babandi ba HEC ba RP bagendeyemo urumva mu by'ukuri nawe yarangije kwiga RP yatangiye mu kwezi kwa gatatu UR itangiye mu kwezi kwa gatanu ariko abonye message imubwira gusinya amasezerano mu kwezi kwa gatanu naho niho hasa nkaho twakwemera byo yuko wenda habaye ikosa muri system ya HEC mu abanyeshuri ba RP bose batashoboye kubona bourse bari barasabye inguzanyo nabo bagendana na babandi ba UR babonye inguzanyo noneho bakabonera message ariko tumaze kuyibona nyuma yo tuvugana na HEC abanyeshuri ba RP tumaze kubona yuko nabo barimo turasobanuza byaje kugaragara yuko hari habaye mu technical error ku side ya system. Urakoze cyane Wilson nyemerera dusigaranye iminota mike urakoze cyane uravuze uti hashobora kuba harabayemo akaerere nibyo birumvikana ariko abana bo bari barabwiye ko ngo bahakinze kuko nibyo nakomeje kumva bavuga John Patrick wakoze wowe uri igikondo Sandrine nawe reka tugushimire ku murongo wa telefone mwakoze reka yenda ngaruka hano muri studio Safari Emmanuel hano urumvamo ko hari ukwibeshya kwabayemo kwa system ya BERD na system ya HEC mu guhuzwa igahita yohereza ubutumwa baravuga bati ni kaerere kabayemo ese nk'abanyarwanda noneho tuganire iyo habayemo kaerere kandi kakareba abana b'abanyarwanda 400 bakagombye kuba bari ku ntebe y'ishuri bari kwiga kubera ko ejo nejo bundi ari bo bazaba bari kubazwa iterambere ry'igihugu kaerere ka BERD aba bana ndagira ngo dusobanure neza rwose nyakuba munyamakuru ntabwo ari erreur ya BERD nta nubwo iyi erreur uvuga yo mu kwezi kwa gatanu twavuze yuko muri system ya HEC babanyeshuri ba RP bari abandi batangiye mu kwezi kwa gatatu baje kubona message yo mu kwezi kwa gatanu kubera yuko nabisobanuye neza mu gutanga inguzanyo ku banyeshuri ba UR muri system ya HEC babanyeshuri ba RP nabo haje kubamo aho niho tuvuga haba technical error inabapikinga nabo ibi includingamo ariko rwose tunavuga iyo error yabaye kuri side ya system ya HEC bigatuma dushobora no koheza message ntago ariyo yajyanye abanyeshuri ku ishuri niko natangiye mbivuga ntago ariyo yajyanye abo banyeshuri ku ishuri abanyeshuri ba RP batangiye mu kwezi kwa gatatu urakoze cyane ntabwo rwose ndagira ngo tubihuze neza ntabwo ari abajyanye ku ishuri munyemerere gatoya nabazaga Safari Emmanuel kuko natuzanye mu rubanza oya ntabwo ari mu rubanza turimo kuganira kugira ngo tuze kureba igisubizo kuko dufite abana 400 batari ku ishuri dufitemo abana banze gusubira mu rugo kubera ko bafite ikimwaro kandi barahavuye bemeje ntabwo turi mu rukiko hano turashaka kureba igisubizo cyatuma aba bana 400 babasha kwibona mu gihugu kibarera nkuko cyari cyabemereye Safari navugaga ngo iyo habayeho kwibeshya nk'uko nguko hakagombye gukorwa iki kugira ngo buri rwego rutabangamirwa ariko tureba abana bakagombye kuba bashaka kujya kwiga kuko ntago bashaka gushinga koperative enda y'ubuhinzi barashaka kwiga ni koze iganisha aheza mu burezi bwabo hakagombye gukorwa iki murakoze cyane nuva nigeze kubivugaho kandi nabo turaganira baremera ko hari agakosa kabaye ariko ako gakosa kangizeho ingaruka kagize ingaruka ku bantu kandi iyo uteje ingaruka mu by'ukuri ntabwo ugomba guhunga ngo wa undi noneho yirengera ikibazo icyaba cyiza nibaza ni uko hakwiye gushakishwa uburyo aba banyeshuri bagasubizwa icyo basabye bakakibona iryo kosa iyo bije sibyo iyo bije ntuvuge ngo genda wirwarize habaye ikosa kandi byari biteganyijwe iryo kosa noneho mufatikanye kurikemura uvuga ngo aba bantu ingaruka zose zababayeho ababiteje ntabwo bagomba guhunga icyo kibazo nibabafashe abana bige cyane cyane ko n'inguzanyo zanasubizwe rega ahubwo twakora advocacy twakora ubuvugizi twakora ku nzego zibishinzwe ariko kuvuga ngo abana ikosa turirekera aho ngaho
murakoze cyane turimo gusoza Dr Rose hari icyo mwavugaga nanjye mu gusoza nkavuga nti ese hakorwa iki icyo ni icya mbere icya kabiri iriya registration bari batanze reka ndisubize yego rwose registration bayihaye RP rwose RP ifite inshingano yo kubasubiza amafaranga yabo kuko batiga icyo ni kimwe icya kabiri ntabwo aya mafaranga ari kuri konte ya HEC cyangwa se ya Minisiteri y'Uburezi ari aho ngaho ngo tube tuyima abanyeshuri yego igihugu cyacu cyagiye muri crisis kimwe n'isi yose kubera covid ahangaha inguzanyo urayisaba ukayihabwa cyangwa se ukayibura kandi bakagusobanurira impamvu twayisobanuye ntabwo twaba tuvuga ngo aba bana n'uyu munsi niyo twahurira mu muhanda ngo mvuge ngo nabimye amafaranga ndayabimase ngo nyaha banjye ndayabimase ngo nyaha bandi tubwiye ngo mujya muvugana ukamubwira uti ikibazo ndi kugikurikirana nukuri ndagikurikirana iyo ntanagikurikirana genda n'iyi nama ntitwa twayitabiriye inshuro nyinshi turaganira n'abari abana amafaranga tuyabonye hakagera buryo hakamanuka nk'amana bakatwongera n'ubu dufite deficit mana ntago yapfa kuboneka n'ubu dufite deficit kuruse manira cyaboneka ntago yapfa kuboneka n'ubu dufite deficit yego muri budget dufite ya miliyari zirenga hafi zijya ku 10 ubu mukanya nuko batabajije laptop giye kuvuga n'ibindi bibazo dufite nk'igihugu rero jewe icyo navuga rwose tubonye amafaranga aba bana bakwishyurirwa ariko uyu munsi murayita mana kandi mana tuzi ko yabonetse mu gihe cy'abanyeseri muri gihe tugeze amahirwe tukabona budget nibwo ngubwo nigeze mbibasobanurira ndavuga ngo iyo tuza kubona abanyeshuri bake muri UR tukagira amafaranga dusigaza bari abana twari kubaha niyo mpamvu nababwiraga ngo ikibazo turi mu kukiga ariko nta amafaranga muravuga ko mwayabona muyakesha amahirwe nta effort mwakora kugira ngo abana magana ane badahura n'ikibazo tuve mu mahirwe turebe effort budget ubu yafunzwe mu kwezi kwa gatandatu ntabwo nshobora gukomitinga ngo mbabwire ngo mva hangaha ngo mvuge ngo ngiye gushaka amafaranga muri hehesi ubwo ni kuri budget y'umwaka utaha uzaza ejo bundi kandi ho ni mu kubabwira ko dufiteho deficit no muri budget y'umwaka utaha harimo deficit so nta cyizere gihari rero icyizere rwose cy'amafaranga niyo mpamvu navugaga amana ukambwira ngo two kuvuga amana yabaye rimwe nta mafaranga ubuvugizi bwo uriya wo muri Canada yavuze ni ukuri kose turabukora natangiye kuvuga ngo iki kigega iyi bourse iyi education fund yashyiriweho kugira ngo hazagira umunsi umwe amafaranga azaba menshi leta yo kuzongera kuyashyiramo noneho yandi tuzaba twishyuye abishyuriwe na leta agiyemo noneho umunyeshuri ajya agenda directement muri BRD bamugurize nkuko abyifuza mu kwanzura aba banyeshuri babe bicaye bategereje ko mana itazaboneka byagorana kuboneka kwa mana icyo kwiga kare bahoze bavuga ibintu byinshi kuko turareba abana b'abakobwa barimo badashaka gutaha mu rugo tubatekereze nk'abana b'abakobwa bari bafite ambition yo kwiga badashaka gutaha mu rugo tubatekereze nk'abana b'abahungu bari bagiye kuba engineer mu minsi hari n'abandi icyo nakubwira cyo nuko dufite n'abandi barenga 1000 bo muri University y'u Rwanda barenga 1000 nabo tutashoboye guha bourse that's a crisis ni ikibazo ni erega abanyarwanda turi benshi mukanya nayo nazanye imibare ahangaha nkubwira ngo hari 4172 basabye muri RP twahaye 3450 hari 10592 basabye muri University y'u Rwanda abashoboye guhabwa n'abanyeshuri 9000 ubwo byose hamwe biraba 1010 dukurikijeho n'abandi bari wowe ariko abo ngabo bayibuze ntago bandi aho ruzingiye no kuba wabonye ka SMS ego ka SMS erega ubu se ejo hiri watambuka message umuntu yiyitirira nimero aravuga ngo ni umukozi wa HEC ngo nibabaha abakozi ngo nibabaha ngo nibazana abakozi ngo bajye gukora muri HEC ngo batange 400 iri koranabuhanga ni koranabuhanga niryo ariko turacyaryiganwa jya mwumva n'amabanki akomeye yuko abantu binjiramo yenda bakabona n'ibyo batagomba no kubona iyo niyo hacking icyo yenda nicyo basobanuye bakoresheje link twabisobanuye y'umwaka ushize twari tutarabirangiza niho mwahereye sinzi wavuze hacking uko byaravuzwe ntabwo navuze hacking ijambo hacking ryavuye ni ukwinjira bababwiye hacking cyangwa byaje mu kirere Eric hacking wari yumvise rya abanyeshuri bavugishije arivuze sinzi ntabwo reka kubwire muri ijambo turahanga dushaka ibisubizo yego pe ntabwo dushaka kubwira aba banyeshuri ngo tubasubize ibyo tudafite tuvuge ngo amafaranga arahari nasobanuye ko barambwiraga nkababwira nti nzareba turi mu kubyiga
nari ndindiriye nibwira ngo muri UR bazasaba ari bakeya nkumva hazabonekaho amafaranga tukazaha bari abanyeshuri none muri UR dufite abanyeshuri 1000 nabo bashaka kwiga bari muri iyi situation kwiga rero ni sinzi uko nabisobanura bavuze ngo bataye igihe ntabwo utigihe kwiga ntibirangira niba n'uyu munsi badashoboye kwiga bamwe banavuze uriya yavuze ko yabonye akazi ngewe ntekereza yuko ni investment y'igihugu n'abana b'abanyarwanda amafaranga aho turubuye kure ngewe ntaho nzi kuko ndakubwira ko mfite deficit ntabwo kandi nakwicara kuri televiziyo y'u Rwanda ahangaha ngo ntange promesse y'ibintu ntafite rwose n'abayobozi twarabisobanuye twaraberetse noneho reka twanzure gutya niba nta mafaranga hagira urwego rusaba imbabazi aba bana kuko habaye rikoze noneho tumenye ngo basabwa imbabazi bagiye kongera gutangira bundi bushya rwose niba icyo twasobanuye procedure uko ibintu byagombaga kugenda nuko byagenze uko rero yabayemo rwose gusaba imbabazi jewe ndazisabye thank you mama ndazisabye iba nari mfite ngo minekofini impereza amafaranga aka kanya nukubaha buruse bakagenda bakiga kandi bakazayishyura minekofini iryo nta mafaranga nabo bafite ariko uradusabye ngo imbabazi genda zisabye niba ari cyo cyatuma aba bana batuza ariko ntibavuge ngo twarabahaye turabambura nta kuntu twabambura uburenganzira bwanyu rwose nagira ngo nanjye babinyemerere mu gusoza navuga nti muri BRD byanga bikunda mufite aho muhurira ni crisis njye mu gutegura iki kiganiro numvaga nasabye imbabazi BRD turakorana iyo ikosa ryaba kuri BRD cyangwa ryaba kuri HEC ubwo twese turabakozi ba leta turabakozi b'igihugu navugaga namwe ni mudufashe nta mpamvu yo kwambura aba bana sinzi amagambo nabivugamo ngo bajye mu muhanda wambajire kare ngo wa mwana ari uwanjye iba nari mfite ubushobozi bwanjye yenda nakwishyuriyemo numwe kugira ngo ashobore kwiga ave mu muhanda yego rwose mu gusoza navuga nti BRD abana magana nibura nta kuntu tugeze nka banke y'igihugu y'iterambere nta kuntu bana magana nimwe abashakira amafaranga runaka azitwa runaka ariko iki kibazo kigakemuka tukababona bagiye ku ishuri ushinzwe uburezi muri Jean Maurice watangiye bivuga neza kuntu iyi scheme yagiye ihindura ni nayo intention yanjye kurebe inzira y'iterambere rimaze kugera muri kugira ngo rero nkuko yango na HEC yabisobanuye BRD ishami rishinzwe uburezi rigera buruse z'abanyeshuri barihirirwa na leta yego no kuvuga bisobanuye cy'amafaranga duhereza abanyeshuri nk'amafaranga batunga amafaranga duhereza abanyeshuri nka minervale na amafaranga aba yavuye kuri budget ya leta ariyo HEC yavugaga twahawe na HEC kugira ngo twishyure aba banyeshuri bahawe inguzanyo bitewe na budget yari ihari so ubwo rero ibyo yavugaga rero kiretse nkuko yabivuze ati deficit irahari muri budget habaye uburyo bushoboka bundi bushobora kuba bwakavaringa iyo deficit rwose kandi ibyo nibyo byashoboka ariko rwose nanjye ndonga mu rya HEC rwose ntabwo abana nta nkeka yuko HEC itabahaye buruse ngo yongere yibambure babafike murakoze Minekofin over to you iki kibazo mu kirebe mu gutabara abana magana ne guverinoma y'u Rwanda cabinet murebe bano bana magana ne bari ku ishuri bari bafite ubutumwa bubemerera ko babonye izo nguzanyo ariko aho ngaho hakaba harajemo ngo amakosa Safari mu gusoza hari icyo watangaza ndasozereza kuri icyo ngicyo muvuze yego aba bana ntabwo bagomba kuvira mwaho kuko ni abana b'igihugu ikindi ingengo y'imari irahari ejo bundi twabonye speech ya minisitiri w'ingengo y'imari ashyira funds amafaranga atubutse mu gufasha abantu bahuye n'ibibazo mu gihe cya covid abikorera bagira gute nuvuga ngo bagenda bareba ahantu hari intege nke kugira ngo babazamure BRD izina ryayo ni iki si banke rwandaise de développement yego rwose sibyo ni banke nibaza yuko aho guhunga ikibazo ngo baterere umupira aba bana ahubwo hakwiye gushyirwaho izo mbaraga yaba izo banki ishinzwe gutanga izo nguzanyo haba na minisiteri ishinzwe gukora bwa buvugizi haba na minikofine mwavuze
kuvuga kwa kundi bareberera abandi baturage n'aba bana nabo ni imbaraga z'igihugu nibabashakira ubuvugizi kugira ngo nubwo batakwiga uyu mwaka ariko ejo bazige aho kuvuga ngo nibagende ngo abanyarwanda bose ntabwo bashinzwe kwiga universite no bafite ubushake bwo kwiga kaminuza bafite ubushake bwo gukorera igihugu nuvuga ngo ubwo buvugizi rero nibugire gute nibukorwe kugira ngo abantu babone uburenganzira bwabo bwo kwiga kuko naho ubundi deficit yo ibibazo by'ubukene turabifite mu nzego zitandukanye ariko ntabwo dushobora kubihunga. Reka nshimire abo twari turi kumwe muri kino kiganiro birumvikana ko ni ikiganiro kigikomeza ikiba gikurikiye ubu ngubu inzego zitandukanye ndahamye ko ziri buganire zikabona umwanzuro kuri iki kibazo tubonyemo hano. Sinzi niba mu gusoza Dr. hari icyo mwashaka kuvuga nabonaga hari icyo mushaka kuvuga. Icyo nashaka kuvuga nagira ngo Safari atankotinga nabi ntabwo navuze ko abanyarwanda batagomba kuga university hoya ntabwo ari byo navuze ko leta idafite ubushobozi bwo kwishyurira abanyarwanda bose babyifuza kugira ngo bige university. Murakoze cyane birumvikana. Nayo mpamvu abantu nabo ubwabo biyishyurira. Murakoze cyane. N'ababyeyi bakabishyurira. Reka nshimire abo twari turi kumwe muri kino kiganiro ni ikiganiro kigikomeza byanga bikunda kizabonerwa igisubizo ndabihamiriza hano. Reka nshimire mwese abanyeshuri mwihangane mukomeze esprit mufite yo kwiga ndabihamya ko leta iki kibazo iraza kukireba ubutumwa mwabonye ndabizi ko muzabona n'ubundi buzatuma mwongera mugasubira ku ishuri. Tubyizere gutyo ntago mbivanye muri BRD simbivanye muri HEC reka tubyizere gutyo kuko nzi ko buri wese utureba hari icyo yakagombye kugira icyo akora kuri kino kibazo. Hari icyo ushaka kuvuga nk'umunyeshuri? Icyo nashaka kuvuga nashaka kongeraho nk'ubu ubu ngubu iyi tariki nibwo ku ishuri batangiye ibizami. Ibizami byatangiye? Ibizami byatangiye. Umwana wese ufite iki kibazo ubu bamusohoye. Yego. Kuko urabona twe turanga twatashye. Wenda bari gusobanura ngo abanyeshuri bagiye ku ishuri bazi neza ko bemerewe inguzanyo. Ntabwo wajya ku ishuri uzi neza ko bemerewe inguzanyo ngo wige amezi 3 arenga ukore amakati yose nibigera ku munsi nakati wari mwari mwazikoze twe twazikoze nibigera ku munsi w'examen bagusohora utahe kandi waragiye ku ishuri bizi twaba tugiye kongera gutangira ikiganiro bundi bushyashye ibi ngibi nabyo birumvikanye mwakoze